mu myidagaduro. Urakoze cyane Eric ndetse Dosina Xavera namwe nabasuhuje. Natwe twakwikirije. Yego reka tumanuka amakuru y'imyidagaduro yiri wavugwa ndetse narayavugwa by'umwihariko duhereye wacu mu Rwanda. Abanyarwanda barashishimiye itsinzi by'umwihariko gutorwa kwa President wa Republika Paul Kagame biracyatuma bitaramo byinshi bitegurwa kugira ngo bishimire cyane intsinzi ye. Kuri ubu ngubu rero witwa Cyusa Ibrahim ndetse na orchestre Imara bamaze gutangaza igitaramo bafite, bagihuje rero n'umunsi w'umuganura ndetse no kwishimira itsinzi ko ni igitaramo bise umuganura w'intsinzi kizaba tariki 2 z'ukwezi kwa 8 mundi kuwa gatanu. Bavuga bati muzaze tuganure ariko tunishimira intsinzi. Ubwo icyo ni kimwe mu bindi byinshi biri gutegurwa no bagiye atandukanye biri kugenda bitangazwa n'ubundi abantu bazakora ndetse bakanabyitabira mu mpera z'iki cyumweru. Hanyuma kandi twigire mu miziki igiye gusohoka. Witwa Ivry cyangwa Rugamba Yves yamaze gutangaza ko indirimbo yitwa Forever izajya hanze ejo mundi kuwa gatatu rwose ku isaha 10 z'umugoroba. Kandi witwa Bwiza nawe avuga ko igihe cyose uhereye kuri uyu munsi indirimbo yitwa Hazaza izajya hanze. Yanatangiye kuyivugaho itarajya hanze avuga ko ari indirimbo umuntu yatura umukunzi we areba ku hazaza w'urukundo rwabo. Gusa wese atangaza ko ibyo urukundo abikozwa avuga ko ari umuntu w'abantu ugomba no kuririmbira abantu. Ubwo rero ngo ni indirimbo azatura abakunzi. Hari n'izindi ndirimbo zizajya hanze zigiye zitandukanye rwose, ari nako kandi n'ibitaramo biri kugenda byisukiranya. Twikomereze twigire hanze y'u Rwanda by'umwihariko tuyahere mu gihugu cya Uganda. Hakomeje imyigaragambyo iri kuba n'ubundi gukorwa n'urubyiruko bashaka kwamagana n'ubundi ikibazo cya ruswa kiri mu gihugu cya Uganda. Ariko ibi ntabwo n'abahanzi basigaye inyuma kubera ko witwa BW'IBYAMAMARE kuva mu gitondo inkuru zagiye zandikwa mu gihugu cya Uganda ndetse no kumbuga nkoranyambaga yagiye ashimira abahanzi batatereye iyo babashije kujya muri iyo myigaragambyo ngo bahashye icyo kibazo kiriyo. By'umwihariko yashimiye witwa Zawi ndetse n'uwitwa King Saha. Mu minota ishize ni nabwo witwa Azawi yakoze ikiganiro kibera kuri X bizwi nka Space agaragaza ko ahamagariye abandi bahanzi rwose guhaguruka kugira ngo bahashye n'ubundi bafatikanye n'uru rubyiruko ruri gukora imyigaragambyo yo guhashya iki kibazo cya ruswa. Abandi bahanzi barabirebera, abangaba rero batangiye rwose kwigaragaza ko harimo akaboko kabo. Hanyuma muri Leta Zunze za Amerika mukaya gatoya urubuga rwa Billboard rushize hanze indirimbo 10 zikunzwe. Ni indirimbo 100 ariko mu byukuri indirimbo 10 ziyobowe n'indirimbo yitwa Eba Song ya Shebzi. Indirimbo ya kabiri ni yitwa I Had Some Help, indirimbo ya Post Malone ari kumwe na Morgan Wallen. Indirimbo ya gatatu yitwa Not Like Us ya Kendrick Lamar. Yari imaze iminsi iri ku mwanya wa mbere ariko kuri ubu ngubu yabaye indirimbo ya gatatu. Iya kane bayita $1 Million Baby, indirimbo ya Tommy Richman. Indirimbo ya gatanu yitwa Espresso ni ya Sabrina Carpenter. Ubwo n'izindi abantu bagenda bakazireba. Izi ngizi zizarangizanya n'icyumweru ku buryo zizageza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8. Izo nizo ndirimbo ziyoboye ubu kwisi. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda nuko ibitaramo bya Travis Scott bizwi nka Circus Maximus Concert ni ibitaramo ari gukorera mu gihugu noneho cy'Ubudage birimo biragenda bicuduhigo cyane. Hari cyo yakoreye ahitwa Frankfurt nacyo cyaritabiriwe cyane kiyongera no ku byo yari yaragiye akorera mu Butaliyani. Byagiye binacuduhigo byo kwitabirwa n'abantu benshi ndetse n'amatike akagurwa gashira mbere ko igitaramo kiba. Hanyuma andi makuru mu gihugu cya Nigeria abantu bayibaye ku isaha y'isa z'ijoro nibwo witwa Burna Boy yari bushyira hanze album ni yagiye gukurikiza iyitwa I Told Them. Yari ikiri mbisi mu by'ukuri kuko yarakinakora ibitaramo bizenguruka byo kuyimenyekanisha ndetse nataramira abantu indirimbo ziri kuri album. Ariko kuri uyu munsi rwose nibwo yabwiye abantu ko ku isaha y'isa z'ijoro ari buze kubaha album. Nahoze mbona ku bitangazamakuru byo mu gihugu cya Nigeria abantu bari kwibaza bati nabahe bahanzi twabona kuri iyi album. Nahoze mbona bavuga bati turashaka kubonaho Stay Vibes, turashaka kubonaho Rema, turashaka kubonaho Wizkid. Ariko mu by'ukuri ni ibyifuzo. Navuga ko amaso y'abakunzi b'umuziki wa Afrika amaso y'umuziki w'abakunzi ba Burna Boy afite amatsiko yo kuza kureba ibihangano biri busohoke kuri album. Hanyuma umwana w'imyaka 13 witwa Rango Tenge Tenge arazwi cyane, ni umwana ubyina ndetse akanasesa abantu mu gihugu cya Uganda. Yitabiriye igitaramo cyabaye muri weekend muri gihugu cya Nigeria ari kwitwa Davido ngo yaramukunze cyane ku buryo ashobora kuba agiye kumushyira muri video ndetse akaba akiri no muri Nigeria bafata ayo mashusho. Urakoze cyane Karemera.